Yesu ashimwe cyane. Bene data nshuti bavandimwe ndabaramukije mu izina rya Yesu. Shimishijwe nanone no kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritubeshaho, ijambo ry'Imana niryo ridushoboza, ijambo ry'Imana niryo ryaturemye. Niyo mpamvu ari ngombwa ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Ndashima Imana cyane rero iduhaye umwanya mwiza, n'ubundi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni umunsi mwiza turemeye ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Rero ndabararikira gukurikira inyigisho kuko nanone ijambo ry'Imana ridufasha muri byinshi. Reka dusenge. Mana, turagushima kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe niryo ryaturemye, niryo ridushoboza, niryo ridukomeza ndetse niryo rituyobora. Mwami Mana, turagusabye rero kugira ngo uyu mwanya mwiza Mwuka Wera tuyobore kandi atuganze mu mitima, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo amahoro nyayo ni ubutunzi bukomeye. Tugiye kuganira cyane ku ijambo ry'amahoro. Amahoro, amahoro ni ubutunzi bukomeye. Amahoro nyayo ni ubutunzi bukomeye. Amahoro duhabwa n'Imana, amahoro dukura ku Mana, ni ubutunzi bukomeye. Iyo umuntu atunze amahoro aba afite ubutunzi bukomeye. Iyo umuntu yumva abuze amahoro aba abuze ikintu gikomeye mu buzima bwe. Rero turaganira ku ijambo ry'amahoro. Agaciro k'amahoro, abantu bose bazi agaciro k'amahoro. Amahoro iyo umuntu ayabuze ahomba byinshi. Iyo umuntu adafite amahoro muri we biramusenya. Yewe n'igihugu kibuze amahoro kirasenyuka. Ngira ngo ibyo ngibyo abanyarwanda tubizi neza, tubisobanukirwa cyane, kumenya agaciro k'amahoro no kumenya kubura amahoro iyo abantu babuze amahoro uko biba bimeze. Amahoro nyayo ni ubutunzi bukomeye. Reka dusome ijambo ry'Imana ridufashe kumva no gusobanukirwa. Ijambo ry'Imana riri mu Baroma 15 umurongo wa 13 haravuga ngo Imana nyiri byiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Imana niyo nyiri byiringiro kandi Imana niyo ibasha kuzuza abantu amahoro. Ni ukuri ari ibintu byinshi tujya dutekereza mu buzima ko umuntu abifite yagira amahoro. Umuntu atekereza ko afite umuryango munini yagira amahoro. Umuntu atekereza ko afite ubutunzi bwinshi bwamuha amahoro. Abantu dukunze gutekereza ko umuntu afite icyubahiro byamuha amahoro n'ibindi byinshi. Ariko reka mbabwire bene data nshuti bavandimwe, ibyo byose umuntu ashobora kubitunga ariko adatunze amahoro. Hari n'uburyo umuntu wenyine ashobora kumva ashaka kwiha amahoro. Ayo mahoro nta garanti aba afite. Hari n'igihe usanga umuntu abwira abandi atari ko wampaye amahoro, ndagusaba amahoro. Ibyo nabyo ku ruhande rumwe usanga atari byo, kuko akenshi nta n'icyakubwira ko waba usaba amahoro bayatunze. Hari n'igihe umuntu avuga ngo ngewe ikimpaye amahoro ni ukukwihorera, ni ukwikura aha hantu, niyo wava ahantu. Ibyo ntabwo ari byo bituma ugira amahoro. Niyo wakwihorera umuntu nabyo si byo bituma umuntu agira amahoro. Ikintu cyonyine gituma umuntu agira amahoro yuzuye, ubutunzi bukomeye bw'amahoro, ni Imana ibutanga. Nkwifurije kubona amahoro aturuka ku Mana. Imana nyine ibyiringiro itwuzuza amahoro yayo. Rero iri jambo riratubwira ngo Imana nyiri ibyiringiro niyo yuzuza. Imana nyiri ibyiringiro niyo yuzuza umuntu amahoro, ikamwuzuza umunezero wose. Ngo ariko ibyo nanone tubasha kubyakira ku buryo bwo kwizera. Niyo mpamvu navuze ngo hari igihe umuntu ashakira amahoro mu bifatika.
iyo utabifite rero ariho washakiye amahoro ntushobora kuyakira. Ariko tubashishwa kwakira amahoro duhabwa n'Imana kubwo kwizera. Ikintu cya mbere bidutera ibyiringiro, tukiringira tubiheshejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Bene data nshuti bavandimwe, kugira ibyiringiro bikomoka ku Mana, bikomoka mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ibyiringiro bifatika, ibyiringiro nyabyo, ibyiringiro bidahinduka, ibyiringiro bidatwarwa n'igihe, ibyiringiro bidakurwaho umuntu kubera yuko yagize ikibazo runaka akagumana ibyo byiringiro. Ibyo byiringiro tubikura mu mbaraga z'Umwuka Wera, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Haleluya. Amahoro nyayo tuyahabwa n'Imana. Yewe ubutunzi ni ukuri ntibwaguha amahoro. Oya, umuryango wawe siho wakura amahoro, ariko ibyo kubigira ni byiza. Nta cyiza nko kugira umuryango, nta cyiza nko kugira ubutunzi. Hari icyo bifasha, ariko siho soko y'amahoro. Isoko y'amahoro ni ku Mana yonyine. Tugomba kumenya rero ibintu bimwe na bimwe byanyabyo kugira ngo tube abatunzi b'amahoro nyayo, kuko twavuze ijambo ryatubwiye ngo amahoro nyayo ni ubutunzi bukomeye. Hari ibintu tugomba kumenya kugira ngo tube abatunzi, tube dufite ubwo butunzi bw'amahoro. Icya mbere tugomba kumenya ko Yesu ari utanga amahoro yuzuye. Yesu Kristo ni utanga amahoro yuzuye, amahoro nyakuri, amahoro nyamahoro, amahoro nyayo. Bwa butunzi twavuze, Yesu Kristo niwe utanga amahoro yuzuye. Iyo dusomye muri Luka ibice 24 ku murongo wa 36, dusanga igihe Yesu yazutse yarabonekeye abigishwa be aho bari bari mu nzu. Ngo ijambo rya mbere yarababwiye ati amahoro abe muri mwe. Haleluya. Yesu ntabwo yazutse ngo avuge ngo icyubahiro kibe muri mwe, ubutunzi bube muri mwe. Ntabwo Yesu yazutse ngo avuge ngo amazu meza abe muri mwe, amamodoka menshi abe muri mwe, amakonti y'amafaranga menshi abe muri mwe. Kubera iki Yesu atari byo yavuze? Yesu yabonaga ikintu isi ikennye n'abantu bo mu isi ari amahoro. Haleluya. Abantu mu isi dukeneye amahoro, ariko amahoro y'ubutunzi bwuzuye, amahoro aturuka ku Mana, amahoro adatangwa na bya bindi byose navuze hejuru. Yesu aravuga ngo amahoro abe muri mwe, nicyo kintu cya mbere yavuze. Hagiye no gusubira mu ijuru yarababwiye ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro, ngo amahoro atameze nk'ay'isi itanga, kuko isi yaguha amahoro y'akanya gato. Hari iby'isi yaguha ndetse ugatekereza ko bizakuviramo amahoro, rimwe bikanakuviramo n'amakuba. Ariko Imana yonyine niyo itanga amahoro. Yesu Kristo wenyine niwe utanga amahoro. Ikindi tugomba kwizera ko Yesu adahinduka. Yesu nashimwe. Yesu wacu, Yesu ntajya ahindagurika. Yesu Kristo ntajya ahindagurika. Yesu Kristo ntahindurwa n'ibihe. Yesu Kristo ntahindurwa n'ibihe turimo. Yesu Kristo ntahindurwa n'intambara tugezemo. Yesu Kristo ntahindurwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Yesu Kristo ntajya ahinduka. Haleluya. Tugomba kwizera ko Yesu adahinduka, ntahindagurika. Iyo dusomye Abaheburayo ibice 13 umurongo w'8, haratubwira ngo Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari. Yesu Kristo twumvise mu minsi ya kera imirimo ikomeye yakoze mu minsi yatambutse. Ibyo twasomye mu ijambo ry'Imana uhereye mu itangira ukageza mu ishuri, mu byayishuri, ni ukuri Yesu Kristo ntajya ahinduka. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baheburayo ngo Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari, ariko noneho ngo niko azahoraho n'ibihe by'iteka. Haleluya. Yesu Kristo ntahinduka. Mwene data nshuti muvandimwe, umwami wacu Yesu Kristo iyo umufasha ukamukomeza, ukamukomera, ukamwiringira, bya byiringiro duheshwa no kwizera, tubona ya mahoro. Tubona ya mahoro. Handi ugira amahoro abantu bakoze atari ko se bite byawe. Kufite amahoro muri kino gihe. Hari indirimbo turirimba ngo nibakubaza ngo kuki wuzuye amahoro, ngo uzababwire ngo Yesu wangiriye neza.
ngo nibakubaza ngo kuki buzuye ibyishimo uzababwire ko Yesu yakugiriye neza. Icyo nicyo gisubizo gifatika cy'umuntu w'Imana. Nta kindi gisobanuro wabona gituma wuzuye amahoro atari Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe utanga amahoro yuzuye kuko niwe ufite ubwo butunzi. Haleluya. Icya gatatu ni ugusaba Imana ngo iduhe amahoro yuzuye. Ni ukuri Imana nyiramahoro, nyiribyiringiro, niyo ishobora kuduha amahoro yuzuye. Turasaba Imana kugira ngo iduhe amahoro. Dusaba Imana kugira ngo yuzuze itorero ryayo amahoro. Dusaba Imana kugira ngo yuzuze abantu bayo amahoro. Haleluya. Turasaba Imana yo mu ijuru kugira ngo yuzuze igihugu cyacu cy'u Rwanda amahoro. Amahoro nyayo, amahoro afatika, amahoro aturuka ku Mana. Haleluya. Yesu Kristo wenyine niwe utanga amahoro. Niwe wabwiye abigishwa ngo amahoro abe muri mwe. Uyu munsi niwe uduhereza amahoro. Niyo tubona hari ibintu bidashoboka biri imbere yacu, Yesu Kristo wenyine niwe uduha amahoro yuzuye. Haleluya. Ikindi ni ukugira umwete. Haleluya. Ese Imana iguhaye amahoro yuzuye nayo kubaza iki? Niyo mpamvu nyine hari ijambo navuze dukunda gukoresha ngo ngusabye amahoro. Ndakwisabye ngusabye amahoro. Nyamara ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Haleluya. Wisaba abantu amahoro, ahubwo bumwe mu bantu batanga amahoro, bumwe mu bantu bashobora kugabura amahoro. Haleluya. Amahoro ntushobora kuyatanga utayatunze, kandi ntushobora kuyatunga utayahawe. Haleluya. Dusaba Imana kugira ngo itwuzuze amahoro, hanyuma natwe tuba abatunzi b'amahoro, kandi tubashe guhesha abandi amahoro, ndetse tubashe no kubana n'abantu bose amahoro. Bibiliya iratubwira ngo tugire uwo mwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Abaheburayo, niko igitabo cy'Abaheburayo kitubwira. Urwandiko Abaheburayo bandikiye, uyu muntu wanditse iki gitabo ni umuhanga. Aravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Ni ibintu byo bigusaba umwete. Ni ukutazarira, ni ukwiyemeza, ni ukuvuga ngo jyewe cyakora ngiye kuba umwe mu bantu batunze amahoro. Kandi uretse kuyatunga gusa, nzayaha n'abandi. Uretse no kuyabaha gusa, nzagerageza no kubana nabo mu buzima butanga amahoro. Haleluya. Hari umuntu rwose wiyemeza no mu Bukristo bwacu akavuga ati jyewe nta muntu nzabuza amahoro. Ariko nta nubwo sindi umwe wo gutanga amahoro, ahubwo ngenda basaba amahoro. Mundekere amahoro yanjye. Ariko se koko mu by'ukuri uwo muntu aba afite amahoro? Ufite amahoro y'Imana yuzuye aba afite iyo stoke iruzura ikanasesekara, agahereza n'abandi. Kandi umunyamahoro, amahoro y'Imana amugaragaraho. Haleluya. Amahoro y'Imana amugaragaraho. Abantu benshi bitiranya amahoro wenda no guseka ubusa, ngo umuntu najya mu bantu akisekeje agaseka ubusa nibwo aba ari umunyamahoro. Kandi yenda asekera no hejuru y'umubabaro, kuko hari igitwenge buryo umuntu anaseka ukakireba ukavuga ati ariko iki gitwenge. Ariko amahoro nyayo arasesekara. Amahoro nyayo agendana n'ukuri. Buriya nta muntu ugira ukuri adafite amahoro. Oya. Ubundi abantu batinya ukuri ni abantu batagira amahoro, bahorana urwikekwe, nimvuga ibi, ninkora ibi, ninkoresha ukuri, abantu baranyanga iki. Oya. Ariko umuntu ufite amahoro yuzuye y'Imana yumva ayoborwa kuvuga ukuri. Yesu Kristo yaratubwiye ngo nimumenye ukuri niko kuzababatura. Ubu hari abantu rwose yakora ibintu byose ariko ntavugisha ukuri, kubera yuko ukuri arumva yuko hari ingaruka kuri umugira. Ariko reka mbabwire, nta ngaruka y'ukuri ibaho, ukuri kubyara ibyiza. Yesu nashimwe. Amahoro nyayo agendana n'urukundo. Nta muntu watunga amahoro, nta muntu watanga amahoro, nta muntu wabana n'abandi amahoro atagira urukundo. Kandi nta muntu wagira urukundo atagira ukuri. Ubwo ngo aba afite uburyarya, kandi uburyarya ntabwo bugendana n'urukundo. Hari ibintu bitajya bibana. Imbuto z'umwuka wera uburyarya ntabwo burimo. Haleluya. Yesu nashimwe. Ariko dufite Imana itunze ubutunzi bukomeye bwitwa amahoro. Iyo tubifite mu mutima wacu turabohoka. Wumva amavuta agutembamo mu mutima, amavuta
iyo ufite amahoro wumva imigozi icagagurika mu buzima bwawe, wumva hari ibintu bimwe ugenda urekana nabyo yewe utazi n'uburyo byakuvuyeho, ukumva biragenda bitakara iruhande n'iruhande, ukagera aho wumva ibyo bintu waranabisize byaratakaye ntibikigendana nawe mu buzima, kubera yuko Imana yaguhaye amahoro. Yesu ashimwe, haleluya. Haratubwira ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Abaheburayo 12 umurongo wa 4 niho tugiye gusoma, umurongo wa 14 na 15. Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14 na 15. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba Umwami Mana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika umutima, abenshi bagahumana. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Ni umwete, ni ukubiharanira. Kubana n'abantu bose amahoro ni ukubiharanira, kubera yuko impamvu ari ukubiharanira, buriya hari igihe ushaka no kubana n'umuntu amahoro watabikeneye, kandi wowe uzi agaciro k'amahoro, uzi n'agaciro ko gutanga amahoro, ariko ugasanga yewe n'umuntu mubana, umuntu mugendana, umuntu mukorana, umuntu munasengana, we rwose agaciro k'amahoro ntakazi. Ariko wowe wamaze kumenya agaciro k'amahoro, uzi ko ari imbuto y'Umwuka Wera, hari ikintu uranayafite. Rega iyo ufite ikintu, hari igihe biba ngombwa kugira ngo uvidure iyo stoke wakira ibindi. Yesu nashimwe. Ariko ugasanga umuntu muri kumwe hafi aho hafi, we kumubwira amahoro ntabwo bimufataho, nubwo wamubwira ngo reka nyaguye nta nubwo abyumva. Ariko rero niyo mpamvu tugomba kubigiramo umwete. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo uhe umuntu amahoro kuko yakubwira ngo ujye umpa amahoro. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo uhe amahoro kuko umuntu akubwira ngo urakoze kumpa amahoro. Nta nubwo uha umuntu amahoro kubera yuko ari bubimenya bigushimire. Ushobora no gutanga amahoro n'uyahaye atazigera bimenya. Ariko Bibiliya iratubwira ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, kandi bose. Yesu nashimwe. Ariko Yesu yaratubwiye ijambo, aravuga ngo mwebweho, ngo twebweho, ngo nimukunde abanzi banyu. Ijambo ryavuze ngo mukunde ababakunda, ngo ariko mwebweho mukunde abanzi banyu, ngo kuko n'abandi bagira gutyo bakunda ababakunda. Akuzi ijambo ry'Imana iyo rikubwiye gutyo ubitekerezaho, ukibaza niba wanabishobora. Udafite amahoro ntiwabasha gukunda umwanzi wawe, udafite amahoro ntiwabasha kurenga izo mbago. Haleluya. Kandi gukunda umwanzi wawe si ukuvuga yuko utazagira abanzi, si ukuvuga yuko utazagira ibikurwanya, si ukuvuga yuko utazagira ibiguhiga. Ariko no muri icyo gihe rinda umutima wawe, wumva ufite amahoro, kuko no gusenga uzagira uburyo bwo gusenga. Ugomba gusengera n'umwanzi wawe. Yesu nashimwe. Tugomba gusengera abanzi bacu. Urukundo rwa mbere rugaragarira no mu isengesho usenga. Yesu nashimwe. Nubwo ushobora no kwegera umuntu wenda akakwitaza cyangwa agatabaza akavuga ati dore wa wundaranya, ariko no mu isengesho muzirikane, umwereke Imana. Yesu yaravuze ngo dukunde abanzi bacu. Hano rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tugire umwete wo kubana n'abandi amahoro, abantu bose, ngo nuwo kwezwa. Gute se kwezwa? Ntabwo ushobora kwezwa. Reka mbabwire, Yesu nashimwe, reka mbabwire, niyo wakwihana, ukihana ibyaha byawe, ukihana ibyaha byo mu maraso yawe, ukihana ibyaha byo mu maboko yawe. Hari abantu bazi kwihana pe, akihana n'ibyo mu bisekuruza n'ibisekuruza. Nyamara Pawulo yabwiye abikorento, arababwira ngo umuntu adafite urukundo ntacyo yaba ari cyo. Ngo nubwo twavuga indimi, tugahanura, tugatanga ibyacu, ngo ndetse natwe tukitanga ngo dutwikwe, ngo tudafite urukundo ntacyo tuba turi cyo. Umwete wo kwezwa ugendanye n'urukundo rwose, no kwihana kugusunikira mu rukundo,
kandi urukundo narwo nirwo rugusunikira mu kwihana. Yohana yabivuze neza, aravuga ngo nta muntu wavuga ko azi Imana kandi adakunda, ngo kuko Imana ubwayo ni urukundo. Yesu nashimwe. Umwete wo kwezwa ugendanye n'urukundo ukunda Imana, kuko twezwa kugira ngo twegere Imana. Nyamara ariko uwo mwete wo kwezwa nanone dusunikwa n'urukundo dukunda abantu. Umuntu rwose urukundo umukunda nirwo rutuma wihana, nirwo rutuma wiyeza, nirwo rutuma n'Imana ikweza, kuko Imana ubwayo ni urukundo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Abantu dufite ukuntu dushaka no gukizwa, dufite ukuntu dushaka no gusenga, ariko tukirengagiza amahame y'ingenzi yo mu bumana. Imana ni urukundo, kandi udakunda ntabwo abaza Imana. Tugira umwete wo kubana n'abantu amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba Umwami Mana. Yesu nashimwe. Imana ishaka ko twezwa kugira ngo tuyegere. Ikindi ngo tugume mu buntu bw'Imana, kuguma mu buntu bw'Imana. Oh haleluya. Ubuntu bw'Imana, ubuntu. Imana yadukunze kubw'ubuntu, iduha agakiza kubw'ubuntu, itanga umwana wayo Yesu Kristo kubw'ubuntu, adupfira kubw'ubuntu, adukiza ibyaha kubw'ubuntu. Haleluya. Ngo kandi tugerageze kuguma muri ubwo buntu, dushikame muri ubwo buntu. Hari ukuntu abantu bazi ko haleluya Yesu, hari ukuntu tujya dutekereza yuko hari ibintu twakora bikatwinjiza mu Mana, hari ibintu twakora bikadutandukanya n'icyaha. Nibyo, iyo umuntu yamenye Imana agira guhitamo kwiza, ariko twakijwe kubw'ubuntu. Ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije. Twirinde ngo tugume muri ubwo buntu. Yesu ashimwe. Ubwo buntu nibwo budutera no kwihana ibyaha, no kubyanga, no kubizinukwa. Ubuntu bw'Imana nibwo budutera kugira urukundo, tugakunda Imana, tugakunda n'abantu. Ubuntu bw'Imana nibwo butwibutsa ko n'Imana ibaho, iriho, kugira ngo dukore ibyiza yishimira. Ubuntu bw'Imana nibwo butuma tubasha guhitamo neza. Udafite ubuntu bw'Imana wamera nk'abandi, wakora nk'iby'abandi. Ariko ubuntu bw'Imana ni nabwo butuma tuyimenya, ni nabwo butuma duhitamo gukora ibyiza. Ubwo buntu bw'Imana niko ijambo ry'Imana ryatubwira ngo tugume mu buntu bw'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana mu Befeso ibice 2:10 riratubwira ngo turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza, iyo yiteguriye kuva kera muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Ubwo si ubuntu. Na bya bindi ukora utekereza ko ari byiza, nibyo Imana yakuremeye kandi yabiguteguriye kuva kera. Nta byirato byawe birimo, nta byirato byanjye birimo. Na bya bindi ukora bigaragara nk'ibitangaza, na bwa buhanuzi wakiriye ukabutanga, yewe izo ni impano z'umwuka wera w'Imana. Ariko imirimo myiza yose twayiteguriwe kera muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Nta byirato byacu birimo. Mwene data afite umuvandimwe, ijambo ry'Imana rirambwira ngo uzi gukora icyiza ntagikore bimuhindukira icyaha. Niba uzi gukora icyiza gikore, gikore ugifite uburyo, gikore ugifite umwanya, gikore rwose, gikore. Imana nigukoreraho inzitizi izo arizo zose, ukore kandi ukore ibyiza. Yesu nashimwe. Imana nikureho imitego yose ikuri imbere, ukore kandi ukore ibyiza ugifite uburyo. Ariko ibyo ukora byose uzirikane ko ari ubuntu. Ni ubuntu Imana yaguhaye. Tumenye Imana kubw'ubuntu, tuyikunda kubw'ubuntu. Imbabazi zayo ni ubuntu. Umwana wayo yamutanze kubw'ubuntu, ngo kandi muduhana n'ibindi byose dukeneye. Na wa mugisha dukeneye Imana yawuduhereye ubuntu. Haleluya. Yesu nashimwe. Ikindi ngo twirinde hatagira umuzi usharira umera ukaduhagarika umutima. Twirinde hatagira umuzi usharira umera muri twe ukaduhagarika umutima. Uzi yuko umuntu aba ari aho ngaho
wizera Imana, ukorera Imana, usenga Imana, ariko hakaza kuba ikintu runaka gituma umuzi usharira umera muri wowe, kandi uwo muzi ukaguhagarika umutima, kandi ntushobora kwishimirwa n'Imana ufite umutima uhagaze. Imana yacu ni Imana ibasha no komora umutima. N'igihe ugize ikigukomeretsa umutima, dukomereka buri munsi, buri saha, buri munota. Yesu, ibidukomeretse ni byinshi, ariko naho hari ubuntu, hari Imana iri aho ngaho hafi yacu yiteguye kutugirira neza, kutwomora imitima, kudutabara. Yeremiya 33:3, ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije wowe utanamenya. Imana iteka iduhamagarira kuyegera kubw'ubuntu, kubw'urukundo, kubw'imbabazi, kugira ngo itwuzuze amahoro. Ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye. Haleluya. Imana yacu rero ni Imana ifite ubutunzi bwitwa amahoro, kandi amahoro irayaduha, kandi iyo yaduhaye tuba dufite ubutunzi bukomeye. Twirinde hatagira umuzi usharira umera muri twe ugatuma duhagarika umutima. Ese wowe mwagize ngo umuzi usharira ntumera mu bantu, ugasanga habaye ikibazo, ariko aho kugira ngo twizere Imana ko ari Imana ishobora byose, ko ari Imana ikuraho ibibazo, ko ari Imana intwari mu ntambara, inesha kandi ikiza, niko ijambo ry'Imana ritubwira, ahubwo ugasanga umutima urahagaze. N'amasengesho dusenga ugasanga nayo imitima ihagaze. Yesu nashimwe. Amasengesho dusenga nayo ubwayo ugasanga yuzuye amarangamutima y'umutima uhagaze. Umuntu ntafite gutuza, ntafite gutekana, ntago yiringiye Imana. Umuntu aricaginga ibihano by'Imana, umuntu aravuga imperuka ntaho yabibonye, umuntu aravuga ko byarangiye, umuntu n'ibyacitse gusa, umuntu n'ibirarangiye. Ariko reka mbabwire inshuti bavandimwe bene data, dufite Imana itanga amahoro, akubwira ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Yesu nashimwe. Haleluya. Dufite Imana iguha amahoro, ikakubwira ngo iri joro niba utariye ejo uzarya. Imana ikaguha amahoro, umutima wawe ukaguhamiriza ngo nubwo ijoro ryose ryararira amarira, ejo mu gitondo impundu zizavuga. Amahoro yo mu mutima ajya atuma umutima ukwemeza, akubwira ngo nubwo igiti cyatemwa ngo cyakongera kigashibuka, ibyanyuma ibitonome byanyu bikaba byiza kuruta ibya mbere, maze amahoro akaganza muri wowe. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo rero umuntu abuze amahoro, muri we, gusabana n'Imana biba bikomeye. Yesu nashimwe. Gusabana n'Imana biba bikomeye. Ubusabane bwawe n'Imana ahanini bwubakira nanone mu mahoro. Ariko amahoro, nimvuga amahoro, ntiwumve igihe utagize amakuba, ntiwumve igihe utagize ibibazo, ntiwumve igihe ufite ubutunzi, ntiwumve igihe ibintu byose bikumereye neza. Oya, no muri icyo gihe nabwo Imana igitanga amahoro. Reka dusome mu gitabo cya Habakuki. Igitabo cya Habakuki, ibice 3 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 18. Kadusome muri Bibiliya zacu. Habakuki ibice 3 umurongo wa 17 kugeza ku wa 18. Naho umutini utatoha n'inzabibu ntizere imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishima n'Uwiteka, nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Amen. Iri ni isengesho rya Habakuki. Naho umutini utatoha naho umutini utatoha, naho nahinga imyaka ntiyere. Haleluya. Aya ni amagambo y'umuntu ufite amahoro mu mutima. Habakuki yaravuze ngo naho imitini itatoha,
bagahingira ubusa imyelayo. Ni nk'uko mu Rwanda tukavuga tuti naho amasaka atakwera, naho ibigori bitakwera, naho ibirayi bitakwera, bagahingira ubusa ibishyimbo. Tuvuze imbuto duhinga hano mu Rwanda, Habakuki yaravuze ngo naho ibyo bitatoha, bakanahingira ubusa badategereje gusarura. Aravuga ngo n'intama zigashira mu biraro, mbega ubutunzi nabwo bugashira. Ariko Habakuki aravuga ati nta kabuza, ibiteze ibyashize mu biraro, amafaranga yashize kuri konte, akazi kahagaze, bizinesi yapfuye, yewe we, Habakuki aravuga ngo nta kabuza ko nishimana Uwiteka. Mbega umugabo wari ufite kwizera. Yesu nashimwe. Umuntu ufite amahoro yo mu mutima ntago areba muri stoke y'ibiryo, ntago areba muri konti y'amafaranga ngo yumve byacitse, ngo yumve birangiye, ahubwo ibyo nabyo bimutera gusenga. Kandi reka mbabwire, subiza amaso inyuma, ugende mu rugendo rwawe rw'ubuzima, ejo hashize, ukwezi gushize, umwaka ushize, ibihe byatambutse. Burya uzamenya kugira neza kw'Imana. Ibyo nabyo bizatuma umutima wawe wuzura amahoro, umenye yuko naho imitini itatoha, naho intama zashira mu biraro, nta cyakubuza kwishimana n'Uwiteka. Yesu nashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Ibintu byo mu isi bidukikije, ibihenze n'ibihendutse, ibikomeye n'ibyoroheje, ibishashagirana n'ibidashashagirana, birashira, bijya bishira. Icyubahiro cy'umuntu, abantu dukunda icyubahiro cy'umuntu kiya kimushiraho ukaberwa niba yariwe. Dufite amakuru, dufite amateka y'abantu batandukanye, ariko hari ikidashira ni ubutunzi bw'Imana. Ikidashira ni umuntu ufite amahoro atunze Imana. Niyo mpamvu Habakuki yasenze irisengesho akavuga ngo naho imitini itatoha, inzabibu bakazihingira ubusa ntibazasarure. Yewe niyo haza imiyaga igasenya amazu, niyo haza ibintu bigakunduranya ibindi, twagiye tubura n'abantu benshi, tukabura n'imiryango, ugahita utekereza yuko utazongera no kwishima no guseka no kuvuga. Ariko uyu munsi Imana yaratwubatse, iduha amahoro yo mu mutima. Haleluya. Imana iragufata ikakubaka ikakurema. Nyamara nubwo bimeze bityo, umwanzi Satani nawe ntaryamye, ahora tekinika buri munsi icyakubuza amahoro. Ikimwe kikavaho akazana ikindi. Nyamara nkunda kubwira abantu ngo ubuzima bw'umuntu ni nk'igitabo kigizwe n'amapaje atandukanye. Buri munsi paje ivaho, kandi paje Yesu izwi n'Imana. Paje izakurikiraho burya izwi n'Imana. Kuko n'ubuzima bwawe ni nk'igitabo cyanditswe n'umwanditsi witwa Imana yonyine. Ni nayo mpamvu ari ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ari ifite ijambo rya nyuma kubikubaho. Niyo mpamvu Imana ari ifite ijambo rya nyuma kubyo ibona dukeneye. Haleluya. Reka tujye twizera Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Abigishwa ngo igihe kimwe bari hamwe bahuje umutima ngo ku munsi wa Pentekote ngo buzuzwe umwuka wera. Buzuzwe umwuka wera. Yesu yari yarabahaye isezerano, abati nimara kujya mu ijuru nzabohereza umufasha. Ngo buzuzwe umwuka wera. Abari bihishe, abari bacitse intege, abari bafite ubwoba, abumvaga bidashoboka, abari bafite ikimwaro, barabamwazaga. Wa mwami wanyu se ari hehe? Noneho yabasize yigiriye mu ijuru. Ubu se muzajya mugendana nande? Ninde uzakiza ibiremo? Ninde uzagaburira abashonje? Ninde uzahumura impumyi? Ninde uzazibura amatwi y'ibipfa amatwi? Bakabamwaza, bakumva nabo bafite isoni, bakumva bafite ikimwaro, bakumva bahinda umushyitsi, bakumva bafite ubwoba. Bene data shuti, natwe hari igihe tugera muri ibyo bihe, ukumva umwaye, ukumva ufite ibibazo, ukumva ntushyitse, ukumva ntuvuga ibishyitse, ibyo ukoze byose ukabona ntibikunda, aho ugeze hose ukabona ntibikunda, mu bandi bantu ukabona umeze nk'utuzuye. Ariko reka nkubwire, iyo Imana igukomeje urakomera. Haleluya. Iyo Imana ikubatse urubakika, niko ijambo ryayo ritubwira ngo nzongera mbubake kandi muzaba mwubakitse.
reka uyu munsi Imana ikubakira amahoro y'umutima, iguhindura umuntu udasanzwe, iguhindura umuntu ukomeye, kandi ikugabirira ibyo ishaka byose kukugabira. Abigishwa ngo noneho bamaze kwakira imbaraga z'umwuka wera, urumva babaye bashya, bakiriye amahoro mashya, baravuguruwe. Ngo noneho ngo nabwo abantu barabanegura. Siko niyo twakiriye imbaraga z'umwuka wera abantu batunegura. Uzi yuko niyo twiringiye Imana tukashaka kugendera muri ibyo, nabwo abantu baratunegura. Hari igihe ushaka no kuba inyangamugayo, nabwo abantu bakakunegura, bakaguca intege, ngo baravuga ngo noneho bariya basinze. Abigishwa ba Yesu ngo basinze, ngo bameze nk'abantu banyweye ihira. Yesu nashimwe. Ariko nyamara ngo havamo umugabo witwa Petero. Petero ndamukunda. Ngo havamo umugabo witwa Petero, ngo atangira kubabwira, arabahamiriza, arababwira ati izi ni isaha 3 ntago twasinze, ubu ngubu twuzuye amahoro, dufite izindi mbaraga, tubaye ibyaremwe bishya, ntago mwabyumva mwebwe, ariko uko mutureba niko turi, twuzuye imbaraga z'umwuka wera. Ngo kandi Imana yabisezeranije, umuhanuzi Yoweri yarabihanuye, ngo yuko izasuka umwuka wayo ku bantu bakuzura izindi mbaraga. Haleluya! Ntago rero twasinze, ahubwo twuzuye imbaraga z'Imana ifite stoke y'ubutunzi mutazi. Yesu nashimwe. Petero arabahamiriza, ngo nuko arangije arabibutsa. Petero arabibutsa inkuru za Yesu wabanye nawo muri iyo minsi. Arababwira ngo wa Yesu w'i Nazareti. Yesu nashimwe. Arababwira, ariko uzi uganira n'abantu muziranye biranakorohera. Petero yaganiraga n'abantu baziranye b'Abayuda, bari bamaze iminsi babana na Yesu. Arababwira ngo wa Yesu wa wundi w'i Nazareti, wa wundi wabayeho mukamwica, mukamubamba ku musaraba, mukanamwica akarangira, ngo ariko mwibuke yarazutse, uyu munsi ari mu ijuru. Yesu ashimwe. Ngo niwe udusutsemo izi mbaraga, niwe utumye tugira aya mahoro, niwe utumye twuzura uyu munezero, niwe utumye tuvuga kuri izi ndimi, atwujuje imbaraga cya, kuko niwe nyiri ubutunzi bwose. Haleluya! Yesu nashimwe. Ngo barangije kumva ayo magambo, abantu benshi bari aho ngaho, ngo 3,000 birakizwa. Uzi yuko Petero atigeze abwira abantu ngo yemwe nimwiyirize ubusa. Yahamije ubutunzi bw'Imana, ahamya imbaraga zayo, abereka uburyo amahoro buzuye Imana yaboherereje mu mbaraga z'umwuka wera, ariyo yatumye basohoka mu ipfunwe, basohoka mu kimwaro, basohoka mu ntege nke, bajya ahagaragara bahamya Imana, bavuga indimi, bakira imbaraga ye. Haleluya! Imana niyo mutunzi w'amahoro. Nta maganya Petero yasohokanye, ngo asohokane inyuro, ngo azura kaboze, azana amateka y'ibyashize agamije kubacyurira. Yabibukije imbaraga z'Imana yazuye Kristo w'i Nazareti, wa wundi wari wapfuye. Yesu nashimwe. Abantu barakizwa 3,000 kubwo kubona intumwa nshya, abantu buzuye amahoro mashya, abantu buzuye gukomera gushya, abantu badasanzwe. Imana iguhindura umuntu udasanzwe, Imana iduhindura abantu badasanzwe, Imana itwuzuza amahoro, Imana itugira abatunzi b'amahoro, kugira ngo abandi bantu bamenye ko Imana iriho kandi babikunde, bayegere. Yesu nashimwe. Ngo arangije, ngo abantu benshi batangira kwiberaho nk'abakristo. Abakristo ba mbere mu byakozwe n'intumwa ibice 2, nibwo abakristo ba mbere imibereho yabo, imyifatire yabo, ngo batangira kwiberaho basangira ibyabo kuko bafite amahoro. Haleluya! Reka nkubwire, n'uyu munsi gusangira ntiwasangira n'umuntu udafite amahoro mu mutima, keretse ufite indi mitego ushaka kumutega, ariko gusangira kwiza guturuka mu mitima ifite amahoro. Ngo basangiraga ibyabo, ngo bakaba ahantu hamwe. Bibiliya nitwereka barwana, nitwereka bashwana, nitwereka bagize ibyo bapfa. Itorero rya mbere, oya, abakristo ba mbere, ngo babanaga bose hamwe bafite ayo mahoro y'Imana, ngo babanaga bose hamwe bagasangira ibyabo, bakamanyura umutsima, bagasenga. Haleluya! Itorero ry'Imana, reka twige kubaho nk'abafite amahoro kandi tuyatunze koko. Iminsi yose rero bakomezaga kugenda bakajya mu rusengero, bakomezaga kugenda bajya gusenga, bakajya gusenga mu rusengero.
umuco wo gusenga ntago bawufataga nk'ibintu by'umuhango, byaturukaga mu mutima utunze amahoro. Uyu munsi Imana iduha imbaraga zo gusenga zituruka mu mutima utunze amahoro. Haleluya. Kandi twavuze dutangira ngo amahoro agendana n'urukundo, amahoro agendana n'ukuri, amahoro agendana n'imbabazi. Reka rero dushishikazwe no gusenga turi abatunzi b'amahoro, dushobora gutanga amahoro kandi turi abanyarukundo, turi abanyakuri, turi n'abanyembabazi. Yesu ashimwe. Ngo nuko abakristo rero bakajya bagenda iminsi yose bajya gusenga. Ndagushishikariza gusenga muri bino bihe, kandi iteka ryose dukwiye guhora dusenga. Haleluya. Ndasaba Imana yo mu ijuru itanga amahoro kugira ngo iduhe amahoro yuzuye, kugira ngo tube abanyamahoro koko tubane n'abantu bose amahoro. Tugire uwo mwete, ntihakagire umuzi usharira uturuka muri twe ngo duhagarike imitima, utubuze guterana, uduhagarike imitima, twiga gucirana imanza. Ubu hari abantu biberaho gusa guciranira imanza, nyamara si icyo ngicyo gishishikaje kuba twaciranira imanza. Ahubwo igikwiye kudushishikaza ni ukubana n'abantu bose amahoro, kandi ntihagire umuzi usharira uvuka mu mitima yacu, ahubwo twese tugaharanira kuba ab'Imana yishimira. Yesu nashimwe. Iyi minsi yose ngo bakajya bajya gusenga. Nsoza ndagushishikariza gusenga pe. Gusenga gukingura ijuru, gusenga gutanga amahoro, gusenga no gusabana n'Imana. Mwene data, nshuti, muvandimwe, reka Imana nyir'ibyiringiro, Imana nyir'ibyiringiro itwuzuza amahoro. Reka Imana nyir'ibyiringiro ibuzuza amahoro n'umunezero, kuko ari byo biduhesha kwizera, kugira ngo turusheho kwiringira kubw'imbaraga z'Imana nanone z'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Niba wumva ubuze amahoro muri kino gihe, saba Imana iguha amahoro. Niba hari ikintu cyari kikubujije amahoro, saba Imana iguha amahoro. Yakurikira uyashyikire. Ntutume hari ikintu kigutwara amahoro yawe, ntutume hari ikintu gituma ubura amahoro yo mu mutima. Imana niyo itanga amahoro, Imana niyo yuzuza abantu amahoro, amahoro nyayo. Naho ubutunzi bwashira, naho wabura ibyo wakundaga, naho wabona hari ibintu wowe utekereza ko wagomba kuba ufite ariko ukaba utabifite, naho hari ahantu watekereza ko waba ugeze ariko ukaba uyu munsi atari uhagaze, bwira Imana iguha amahoro, kuko Imana izakugirira neza. Haleluya. Umwuka wera akorana n'imitima irimo amahoro. Bwira Imana ikuzuza amahoro. Humura, igihe cyawe ntago kirarenga, Imana izakugirira neza. Imana ikuzuza amahoro, Imana itwuzuza amahoro. Imana nyir'ibyiringiro iduha umunezero n'amahoro. Haleluya. Murakoze rero, Imana ibuzuza amahoro kandi ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Data mwiza, Mana nyir'ibyiringiro byose, nyir'ububasha bwose na nyir'ubushobozi bwose, ijambo ryawe ryatubwiye ngo ni wowe utwuzuza amahoro, ni wowe nyir'umutunzi w'amahoro. Rero turagusabye kugira ngo imitima yacu yuzuze amahoro. Ahari hari abantu babuze amahoro kubw'ibintu bibakikije ndetse bibateye ubwoba, bigaragara nk'ibidashoboka, maze umuzi usharira ukabahagarika imitima. Ariko ndasenze ndinginze kugira ngo Uwiteka Imana abo nabo bahabwa amahoro yawe. Data mwiza, abarwayi bakize, nyaguhora ku ngoma, abashonje bagaburire. Byiringiro byacu ndakwinginze kugira ngo uruhura abarushye bose, kandi abagusanga bose ubasanganize urukundo rwawe n'imbabazi, kuko ijambo ryawe niko ritubwira ngo nidukomanga tuzakingurirwa, kandi nidusaba tuzahabwa. Urakoze rero kuri Imana yacu, turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye ijambo ryawe, kandi turagusabye kugira ngo usange ababuze amahoro bose baha amahoro yawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.